bw'urugamba rw'ingabo za RPA rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda rwarangiraga hari abanyarwanda barenga miliyoni zirengaho gato ebyiri bahungiye muri Zaire cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baba mu nkambi zitandukanye hafi y'umupaka ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Musabemungu Anne Marie yari umwe muri bo ndetse yakuye umugabo we General Major Retired Rwarakabije muri FDLR. Ubuhamya tugiye kumva bwa Musabemungu Anne Marie. Kwa ikaze kuri The Quick Times News, kanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo wumve ubuhamya ndetse ujye ukurikira ibiganiro bitandukanye The Quick Times News igenda ikugezaho. Mu mwaka w'igihumbi 1996 Musabemungu yafashe icyemezo cyo gutaha kuko muri ibyo bihe inkambi zari ziri gusenywa kugira ngo abanyarwanda batahe, bifatanye n'abandi kubaka igihugu cyarashegeshwe na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ingabo zatsinzwe XFAR ndetse n'interahamwe byari byararemye umutwe w'abacengezi, byo byari byanze gutaha kuko byari bagitekereza ko bizashobora intambara ku Rwanda ndetse ngo bakisubiza ubutegetsi. Byasabye ko ingabo z'u Rwanda zikoresha imbaraga za gisirikari mu kubacyura. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 abacengezi bashinze umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu kurushaho kunoza umugambi wo gutera u Rwanda. Umugabo wa Musabemungu Anne Marie turi kumva ubuhamya bwe, Jerome Ngendahimana, wari ufite ipeti rya koroneri, yagizwe umuyobozi wa diviziyo yawo ya kabiri, nyuma agirwa n'umuyobozi ushinzwe ubutasi muri uyu mutwe w'iterabwoba wari umaze gushingwa w'abacengezi ndetse n'abandi bari mu ngabo zatsinzwe XFAR wari ugize umutwe wa FDLR. Mu kiganiro na Kipi Media 24, Musabemungu yasobanuye ko muri 2001 ingabo za RPA zafashe abarwanyi ba FDLR bagera ku 2001 babanza kunyuzwa imudende mu karere ka Rubavu. Nibwo yafashe icyemezo cyo kujya kubareba kugira ngo aganire nabo yarazi muri bo ndetse anababaze amakuru ndetse n'icyo batekereza. Mu magambo ye Musabemungu yagize ati, muri 2001 hari abacengezi benshi bafashe imudende bageraga ku 2000. Nditoranya njyayo, njya kubareba, ndavuga nti ndabazi, hari n'abo twiganye, abo twakoranye n'abo twabanye mu nkambi, reka njye kubareba mbasobanurire, mbigishe, mabwire ko bagomba kuyoboka igihugu. Numvaga ngize amahirwe noneho yo kubona abatarafashwe bakiri mu mashyamba. Musabemungu yasobanuye ko icyo gihe yahuriye imudende na General Retired James Kabarebe, wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe, amubonamo ubushobozi, amusaba kujya gushaka abandi barwanyi ba FDLR bari mu mashyamba barimo umugabo we Ngendahimana, arabimwemerera. Yasobanuye ko nyuma y'imyaka 2 avugana na General Retired Kabarebe uko azajya gushaka abarwanyi ba FDLR mu mwaka wa 2003, yafashe urugendo yerekeza mu mujyi wa Bukavu anyuze mu kiyaga cya Kivu. Rwari urugendo rutoroshye kandi rurerure nk'uko byagenze, aho agenda n'amaguru no mu mashyamba. Musabemungu yavuze ko ubwo yageraga muri FDLR yabanje gushyirwa ahantu habaga abagore n'abarwanyi b'umutwe kuko mu ntangiriro nta uwamwiyezerezaga,
kandi ko yagiye ategurirwa umugambi wo kwica, ariko Paul Rwarakabije we wayoboraga uyu mutwe akamukingira ikibaba. Mu magambo yagize ati, Afande Rwarakabije yaramfashije mu by'ukuri, yandindiye ubuzima, ntabwo yatumye mpfirayo. Ndamushimira kuko igihe cyose bamujyaniraga raporo yo kunyica yaravugaga ati mwe mumwihoreye nzamwiyicira. Ubundi bibaye bikomeye cyane aravuga ati ntabwo twamwica wenyine, mureke umugabo waze tubicane. Aho yakoze uko ashoboye kugira ngo andinde. Uyu munyarwandakazi yasobanuye ko umugabo we atari mu birindiro bya mbere bya FDLR yagezemo, kuko kumugeraho byasabaga urugendo rw'icyumweru. Yavuze ko ubwo yarageze ku mugabo we yagize amahirwe abona umwanya wo kuganira nawe bari bonyine ahantu hirengereye, niko kumubwira ko icyamujyanye ari ukumucyura mu Rwanda, kandi ko General Retired Kabarebe yamusezeranyije ko igihugu cyamubyaye kimushakira amahoro. Ngendahimana yabanje kutizera iby'umugore we yasezeranyijwe na General Kabarebe, amusaba ko bamara iminsi 3 bakora amasengesho yo kwiyiriza. Nyuma y'icyo gihe amwemerera ko batahana, ariko umugabo we ne atizeye neza ko atazicirwa mu rugendo cyangwa ngo yicirwe mu Rwanda. Mu rugendo rutoroshye rwo mu mashyamba, Musabyemungu na Ngendahimana bageze mu mujyi wa Bukavu mu Kwakira 2003, bakomeza i Rusizi mu Rwanda. Bageze i Kigali bakirwa na General Kabarebe, ndetse yanabakiriye mu rugo rwe mu masaha y'ijoro arabagaburira. Mu magambo ye Musabyemungu ati, hari nijoro kuko twageze i Kigali nijoro, narabiriye pe, narabiriye kuko numvaga mpamugejeje agihumeka. Bakigera mu Rwanda, General Retired Kabarebe yahise hamagara Rwarakabije kuri telefone amumenyesha ko Ngendahimana yamaze gutaha. Nibwo yahaye Musabyemungu ubutumwa bushya bwo kujya kumucyura nawe. Musabyemungu yavuze ko yavuganye na Rwarakabije, uyu musirikare amubwira ko azemera gutaha mu Rwanda mu gihe azaba amusanze mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma bagatahana nk'uko yatahanye na Ngendahimana umugabo we. Amagambo yagize ati, yari yanze kuza mu by'ukuri, aravuga ngo kereka ninjyayo, ngo ningarukaho nibwo azaza. Ndabyemera nsubirayo, nasubiyeyo kumuzana. Ibyo kwicwa ntabwo nari nkibitekereza, natekerezaga gusa ikizavamo. Yasobanuye ko Ngendahimana nawe nta kibazo yari afite cyo kuba yasubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gucyura Rwarakabije, kuko yabwiye General Retired Kabarebe ko ubutumwa bushya amuhaye azabusohoza ashingiye ku bushobozi yamubonyemo. Yagize ati, aho kujya kuzana Rwarakabije rero nibyo byari binakomeye mbere yuko navugaga ko ndi kumwe n'umugabo wanjye. Nibanyica baratwicana. Ndamutegereje, wenda azanashyingura nasanga baranyishe. Ariko noneho ntabwo nari ndi kumwe nawe, noneho kugira no mu birindiro bye kugira ngo ahagaruke nabyo byari bikomeye. Mu Gushyingo 2003 nibwo Musabyemungu yagejeje Rwarakabije mu Rwanda. Uyu musirikare yatahanye n'abandi basirikari barenga 120 barimo n'abofisiye 12.
yagize ati twashakiye i Rusizi batwohereza indege yo kudutwara kuko twari benshi, twageze i Kanombe dusanga abasirikari bakuru abajenerali badutegereje. Icyemezo cya Rwarakabije n'aba bofisiye cyo gutaha cyashegeshe FDLR bikomeye. Dusabemungu yasobanuye ko batahanye intwaro n'ibindi bikoresho bakuye mu cyicaro gikuru cy'uyu mutwe kuko byatumye ugorwa no kongera kwiyubaka. Rwarakabije yinjiye mu ngabo z'u Rwanda ahabwa ipeti rya General Major, nyuma agirwa n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS. Ngendahimana nawe winjiye mu ngabo z'u Rwanda ndetse anahabwa ipeti rya General Major, bombi basezerewe mu ngabo z'u Rwanda kubera izabukuru. Musabemungu yakomeje amasomo arangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza nkuru y'u Rwanda, nyuma yo kujya mu cyiciro cya gatatu muri YLK kuva 2008 kugeza 2013. Yabaye n'umudepite mu nama y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Ubuhamya twumvaga ni ubwa Musabyemungu Anne Marie, aho yagaragaje ko ubutumwa bwo gucyura abajenerali bwari bukomeye cyane, ariko ngo yari afite icyizere. Ndagushimiye cyane. Yewe nitwa Pasi Govinda. Iyi ni The Quick Times News. Kanda subscribe, like, share ndetse na comment. Komeza ugende uryoherwa n'ibiganiro The Quick Times News igenda ikugezaho.